hari ibintu bigomba gucika muri iki gihugu cyacu ibintu byo kumva ko umuntu utavuga rumwe nawe utabona ibintu kimwe nawe igisubizo ari ukumukumira ahubwo ngewe namutega amatwi dufite abantu hari umuntu uherutse kumbwira ukuntu mu gihe cya covid bashatse kugaragaza ko amagereza atuzuyemo abantu uriya komiseri generale wa polisi yagombaga kujyayo Dan Munyuza barangije baraza barakubura abantu bamwe babashyira inyuma y'igipango abandi babahisha hehe araza baramwereka bati dore hano ntabwo nyine imibare icyambere cyo ntegeza imibare ni rya tekinika nubwo kuko bagomba kuba niba bagomba kuko birumvikana ntabwo komiseri Munyuza yajya kureba muri kasho gwasangeremo abantu batanu nimugoroba muhe raporo y'abantu 30 donc hano handi tuba twishuka donc umuntu ukora ibyo ajya abanza avuga ati kukibwiriza ryashyizweho hashyizweho ibwiriza kugira ngo nyine abantu birinde covid oya ubundi nta mwitangazamakuru kuko abanyamakuru ari abigenga ari aba leta ubunse bose bagomba guhabwa amakuru kimwe ndakirwa neza nta muntu urambwira ngo ntabwo nguha service kuko kuko utavuga rumwe n'ubutegetsi no hano mu Rwanda tubeshwaho n'icyo gitsure n'izo mbaraga zizo nzego ntabwo tubeshwaho n'itegeko. Ubu ngubu dukora ikiganiro hari ikiganiro n'abanyamakuru cya polisi ariko hari amakuru yagiye kuri Twitter avuga ko hari abanyamakuru bari blacklist bavuzemo umubavu bavugamo icyuma bavugamo Anyesi bavugamo William bavuga ko ngo batemerewe kwinjira muri icyo kiganiro nk'iyo wumvishije nk'ibintu nk'ibyo reka wenda tuvuge ko polisi tigeze yicaranga itekereze ko wenda abo bantu byabakenewe wenda mu kiganiro cyabo cyase bikaba byananatekerejwe bakavuga bati bari abantu wenda ntago bemerewe kugira muri iki kiganiro bibaye ari uko bimeze nkawe utavuga rumwe n'ubutegetsi icyo kintu wagishyigikira we ntabwo nagishyigikira donc ntabwo hari ibintu bigomba gucika muri iki gihugu cyacu ibintu byo kumva ko umuntu utavuga rumwe nawe utabona ibintu kimwe nawe igisubizo ari ukumukumira ahubwo ngewe namutega amatwi ngewe niwe nashaka uwo muntu bwa mbere nkamubaza nti ahubwo ari amakuru kuko nge mbona amakuru mutanga kuko ikibazo ntekereza ko ari ikibazo dufite nuko ahubwo dufite abantu badashaka kugaragaza ukuri dufite abantu hari umuntu uherutse kumbwira ukuntu mu gihe cya covid bashatse kugaragaza ko amagereza atuzuyemo abantu uriya komiseri generale wa polisi yagombaga kujyayo Dan Munyuza barangije baraza barakubura abantu bamwe babashyira inyuma y'igipango abandi babahisha hehe araza baramwereka bati dore hano ntabwo ibyo byabaye ndeba rwose si ibihuha ibyo byo narabirebaga ibyo byarabaye ndeba barangije bati ntabwo amakasho yuzuye da nta kibazo rwose turimo tubariza ingamba za covid ntabwo amakasho yuzuye dushyiramo abantu bahangije amaze kugenda baragenda ibyo rero byatumye ntekereza ndavuga ntari kubanza hari igihe tujya turenganya abayobozi bacu bo hejuru bagomba kuba bo hasi babahisha donc umwe agenda hisha undi n'undi akagenda hisha undi bikazagera hejuru ibintu byose ari byiza kandi hasi byarapfuye kuko urumva niba komiseri generale yaraje bakamwereka ko kasho ya Kicukiro nta bantu barimo ituzuye kandi turi mu gihe cya covid bagomba kurinda ubucucike ari nabo banisiringira iryo tegeko bakavuga bati iryo bwiriza bakavuga bati kubera icyorezo cya covid ntabwo amakasha agomba kujyamo ubucucike tuzajya dukora kurya abantu babafungurwa bamenya ko umuyobozi wabo ari buze bakaza bagahita bakubura bakarekana abantu 5 6 10 donc urumva we nagenda azatanga raporo nawe azajya kwa perezida avuga ati gahunda turayubahiriza itegeko rwose turaryubahiriza amakasho ntabwo arimo donc urumva ibintu bipfira hasi ibintu bipfira ko ibyo bintu ugaritse kuri icyo kintu wenda urakomerezaho bipfira no muri raporo kuko ngewe nabaye konse wa gereza buri mugoroba bazaga kunyaka imibare y'abantu bahari iyo mibare ijya hehe none se niba nk'urugero rutanze Kicukiro ibyo bintu byarabaye Dan Munyuza ari buze gusura gereza ya Kicukiro nani mfungiyeyo baraje bafata abantu bamwe utwana twari duhari badutwara inyuma y'ikigo ahantu baraduhisha bafata abandi barabaribera babandi barekuraga kugira ngo bazabakurikirane kugira ngo bagabanye ubucucike abandi barabafata babimura mu yindi gereza niba ari y'Inyanza mu yindi kasho y'Inyanza buke bavuye aho nimugora barabagarura iyo mibari bayatanzwe ihabwa abandi nta busesenguzi nabo bakora byibuze ngo bavuga bati ibi byabaye nyine imibare icyambere cyo ntegeza imibare ni rya tekinika nubwo kuko bagomba kuba niba bagomba kuko birumvikana ntabwo komiseri Munyuza yajya kureba muri kasho gwasangeremo abantu 5 nimugoroba muhe raporo y'abantu 30
donc ugomba kuba warayikoraga nka konseye hanyuma we yajya kwandukura raporo ye wakandikura nyine imibare akabaza ibyo ari butange donc bikagera iyo ngiyo nyine byabaye hasi icyo ni ikibazo cya mbere ariko aha niho ngira ngo ngaruke donc aha ni handi tuba twishuka donc umuntu ukora ibyo ajya abanza avuga ati kuki ibwiriza ryashyizweho hashyizweho ibwiriza kugira ngo nyine abantu birinde covid niyo mpamvu tugomba kurinda ubucucike mu magereza mu makasho hanyuma wowe nturebe impamvu ibwirizwa ryashyirwaho wowe ukavuga uti ndatekinika kugira ngo babone ko ibwirizwa ryubahirizwa ariko ntabwo urebye za mpamvu iryo bwirizwa ryashyizweho kandi ziguha ububasha bwo kuba warekura abantu donc urumva ikibazo tureke ibintu byo sinzi ikintu kiri muri kamere s'abanyarwanda gusa n'abanyafrika dukunda ibyo ibintu bitanyuze mu mucyo turabyanga nibaza impamvu dukunda ibintu bifitse iteka bisesetsa ahantu twakoze mu bintu binyuze mu mucyo nibibwiriza ari hari ukarikurikiza uko riri biguha amahoro nunda kabaho mu mucyo ugasanga igihugu kiriho ku murongo igihugu kiba ku murongo kubera itegeko ntabwo igihugu kiba ku murongo kubera ko mufifitse cyangwa kubera igitsuri hano rero mu Rwanda tubeshwaho n'icyo gitsure n'izo mbaraga zizo nzego ntago tubeshwaho n'itegeko abantu nibareke tubeshwaho n'itegeko bareba ngo ubuzima buroro uzi ukuntu ubuzima bwakora hariko buriya ari itegeko ritugenga twese turyubahiriza ubuzima bwaba bworoshye ntabwo ari igitsure cyaba gituma ibintu byaba byoroshye rwose umuntu wese yajya donc umuntu abakumva ko ahumeka ubwo rero aricyo ku kibazo cyawe rero byo nari yivuze kubera iki donc kuko dufite ikibazo cyuko kuko nkayo makuru iyo yatanze ubundi byakagombye gufasha umuntu akavuga ati se burya iyo ngiye kujya mu makasho gusura makasho burya barambeshya none akamenya ubutaka ajya atateguje akaza akabagwa gituma nk'ubu bakajya kubona akabona bagoye kuko icyo gihe ntabwo babona umwanya wo kujya kuvidura ngo babarenze ikigo se bakabwira musimbuke ntabwo babona uko bari icyo gihe ukajya utateguje kuko icyo gihe urumva nta makuru ababonye akavuga ati amakuru ndayakoreshane kuko inshingano nizo kumufasha kurangiza neza kugira ngo abanyarwanda bagubwe neza inshingano nizo kumufasha kugira ngo ryabwirizwa rigashyizwe kugira ngo batayandura covid riveho nizo nshingano ze niba ari abanyamakuru ntabwo akwiye kwanga umuntu utangaza mu makuru ngo avuge ngo ariko kucyuriya yatanze amakuru agatuma mbimenya kereka n'ibibazo dufite ari uko abantu bamenya amakuru batashakaga kumenya ibyo rero uko bimeze byaba bivuze ko n'ubundi nabyandi tuvuga ngo barabahisha bagomba kuba babizi bose baba babiziranyeho donc ibyo byaba ari ikibazo bakaba bari gukina nde ariko iyo ni supposition ntabwo ntabwo ndimo ndavuga niyo mundi ngewe nakunda umuntu wajya yampa ya makuru babandi bampisha kugira ngo nkunde nyine menye bazo nyabyo uko biri kugira ngo menye kuko buryo ufite amakuru atariyo ufata n'ingamba zitarizo kuko zishingiye ku makuru atariyo ariko ufite amakuru nyayo ufata n'ingamba nyazo kuko nk'ubwo komiseri yaza muri kasho agasanga barengeje kuko nafite ubwo bashashije bitare abamadosiye akavuga ati abadafite ibyaha biremereye mwese mufungure kugira ngo ryategeko ryubahirizwe kanatuma rega nuko umutegetsi ubundi akundwa kuko yakoze ibintu ariko ni naburyo bwo kubariza nyine amabwiriza nyine urumva icyo gihe rero kubera ko yahawe ya makuru iboneye amakuru yakuye ahandi atakuye muri babandi bakorana bashaka kugira icyo bamuhisha biratuma nyine akora arangiza inshingano ze neza ngera abo bantu bundi bambwira amakuru babandi bampisha nge nibo nakunda nibo nanashaka kumva buri gihe kugira ngo niyo mpamvu rero ntumva kereka niba polisi wenda umbwira wenda ishobora kuba yatumiye abanyamakuru ba leta wenda kavuga atabikorera reka tubareke turatumira abanyamakuru ba leta gusa birashoboka donc kubera ko ntazi abatumiwe n'abatatumiwe biragoye ko nagira natwe twavuze bibaye ari abantu bice bakabitekereza bakavuga ati bariya no nibyo navugaga ntibyaba ari byo kuri wowe oya ubundi nta mwitangazamakuru kuko abanyamakuru ari abigenga ari aba leta ubundi bose bagomba guhabwa amakuru kimwe kuko ntekereza ko polisi na amakuru bishaka gutanga kugira ngo amabwiriza bishaka gutanga kugira ngo twese tugerweho nk'abaturage ubwo rero bayatanze mu nzego zose kuko buryo ufite ikintu ushaka gutangaza ni byiza ko kigeza ku bantu benshi bashoboka kugira ngo bafashe kugikwirakwiza ubwo urumva icyo gihe ari amakuru bashaka kugera ku banyarwanda bose ubundi bagombye kuyaha abantu bose kugira ngo nyine amakuru agerwe kuri bose kuko ubundi ntabwo ikintu cyo guheza nge sinjya nkemera icyaba ikintu icyo ari cyo cyose ikintu cyo guheza ntabwo ari cyiza nkawe ntabwo uvuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda ariko nk'iyo ugiye gusaba serivisi mu buryo busanzwe wakirwa ute nakirwa neza nta muntu urambwira ngo ntabwo nguha serivisi kuko utavuga rumwe n'ubutegetsi ntabwo kereka ari ibintu by'impapuro z'ubutaka ndi mu kureba bya mageragere nabonye hajemo akabazo zimwe gitifu ngo arabanza zishyira muri tiriwari ariko abazimuhaye
abamubonye zishyira muri tiruwari no bambwiye ko zishyize muri tiruwari cyakora ko agomba kuba ari muwe bazigaruye ahabona barampamagaye bambwiye ko ari muri bibazo nabyo nzajya kureba uko bimeze ariko urumva nk'ibyo ngibyo n'utuntu tudakwiriye umuyobozi tanko umuntu ukora akantu nk'ako ngako ubundi ariko handi tuvuge nko nakubwa misi yashize nari mu ntara nagiye mu ngororero ariko nahuye n'abayobozi baho baranyakira neza turaganira nta muntu wavuze ati Ingabire ibi nta kibazo na kimwe gihari nta no iyo ngiyeyo baranyakira iyo hari serivisi nkeneye hano mu murenge iyo ngiyeyo baranyakira iyo ngiye kwa muganga baranyakira iyo mukanya nari nagiye kuri parike kureba bya bindi byo kwandika niba byaratangiye kuko twari muri covid baranyakira nta serivisi najyamo ngo bavuge ngo kubera kutavuga rumwe n'ubutegetsi ntabwo tukwakira baranyakira rwose nta kibazo kandi bakanyakira neza hari abo uhura nabo bakakubwira bati turagukunda ariko twabivuga ibyo ngibyo byo ibyo ngibyo ntabwo nzibagirwa hari ishusho ntazibagirwa nkiburana nambaye roze ndi n'amapingu nari nsohotse mu rukiko ngiye kwihagarika ku toilette kubitana n'umuntu w'umukozi ngomba kubakora muri ministeri afite n'amafade rwose y'akazi ubwo nyine ahita nyongorera ati rwose humura nta kibazo turi kumwe turagushyigikiye turagukunda donc iyo image buri gihe impamvu nyibuka nahise nibaza nti donc narebye igihagararo cye ndeba n'ubushobozi bwe n'iki ndavuga ntese donc uyu muntu kuba adashobora kuvuga yatuye akakongorera ni ikibazo dufite mu gihugu ni ikibazo dufite ko abantu badatinyuka kwatura icyo bafite ku mutima ngo donc bavuga icyo afite ku mutima donc ni ikibazo cy'uko tukiri mu rugendo rwa demokarasi kubaka demokarasi aho umuturage ashobora kuvuga ikimuri ku mutima aho umunyarwanda yumva avuze ikiri ku mutima nta wamubangamira nta wamutera ikibazo nibyo binavugaga mu kanya yiba twagengwaga n'amategeko byaba byoroshye cyane ariko kubera ko tugengwa n'imbaraga zo mu nzego hirya no hino donc inzego z'ubuyobozi dufite zigakoresha imbaraga ntizikoresha itegeko niyo mpamvu usanga abantu badatinyuka kwatura ngo bavuge icyo bafite ku mutima donc dukoreshwa n'imbaraga zo mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ntabwo dukoreshwa n'amategeko hari amategeko uwo muntu ntabwo yagira ikibazo kuko kuvuga ati ari umukozi wo muri minisiteri akavuga ati ndagukunda rwose nkunda ishyaka ryawe nkunda ibitekerezo byawe ukabivuga ntabizire nta kibazo iyo twagengagwa n'amategeko ariko azi ko abivuze yatakaza umugati akavuga rero ati nzajya mbimwongorera mbonye ahise ahantu donc ni ikibazo dufite duharanire kubaka igihugu kigendera ku mategeko gituma buri wese agengwa n'itegeko murakoze cyane turabashimira yego namwe murakoze